Vivienne iyo haza abahuriza ntabwo harimo details zihagije ni scoop babiri ubwo ni Perezida Kagame na Tshisekedi nkavuga se nabyibajijeho ikintu na kimwe haba Amerika haba Qatar vis-a-vis ikibazo kiri muri Kongo nta kintu na kimwe kiri andehora inyungu za Qatar ubwayo gishishikaje Qatar muri aka karere agasanga icyo bita USAID Trump agashishoza urumva akaba riri mu nyungu z'umunyamerika we never know ashobora no agasanga n'abandi bitwa ko ibihugu irimo ni nko kubasiga utuvuta ku munwa nta kintu bariye rero wibeshya ngo Emile wa Qatar ararwishinga nko barundi bavuga arayata sinziriye yabuze tiro kubera ngo kesinga muri stade yarasingo no mu biyaga bigari arashaka ko bazashora imari bataratangira ibiganiro please abantu badukurikiye ntaga mu Vietnam na Kinshasa bari batangira ibiganiro ibyo babamo ni ibintu biri preliminaire ce sont des anticipations y'abantu bashobora kuzaganira eventually batarakurana n'imbohe batarakurana n'iki bataragirana n'ikizere kuko établissement de confiance barazigeraho zitashye urumva yego bitakwirana ndetse kuvuga ibigambo bimeze kuriya uburundi ntibukwinga mu minembwe aho baravugira minembwe ngo bayihamayira abaturage babone nta numwe byitayeho nibwo kubivuga n'abanyamane nge bizengurukaho gusa umuntu wazanye icyo bita souveraineté nationale niba ari ko babyita amategeko mpuzamahanga yagize neza 50% ariko yakoze ishyano yateye akaga isi kuba nta gihugu gitegekera mu kindi Kongo imeze nk'icomoyeho Tanzania nsize ibyintu irimo u Rwanda rwakina diru zarwo Kenya nigashoza ntambara niko bayita urumva numva ngo nayo ifasha ziranye shyamba zo muri Darfur zica abantu ntihashingiye wa FCM 23 ngenkerwa gahinda n'abategetsi ba Afrika badashyira hamwe abarundi bafunze imipaka babadede bihindura uziraho ngaho gusa ngo ni inkona mu kirangantego ni inkona n'inkota ribaze ibyabo n'inkona n'inkota nta kintu kizima kirimo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuje omurere mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi no kuri turabashimiye cyane ndetse namwe mudahwema kudutera inkunga mu buryo bw'ibitekerezo ndetse na komite zanyu turazibona umunsi ku wundi ndikwe na Marshali no umuntu wacu ndetse nzi neza ko ari umuntu wanyu benshi mukunda ibitekerezo bye Marshali Karame umeze neza ndashima Imana Sandre n'amahoro yego mbeho yakwishe aho yari yiciye ndahazi umuntu yaje kuhankura numva ni sawa yego ese ko umunsi tagenda umupira ukora contraire rero hari gihe ubyuka ugatwara umupira izuba rikava ubwo imvura iri kugwa ndabona na mupira utwara abantu bakora imirimo yo mu gitondo giye nkora muri morning shows yego ibiganiro bya mu gitondo ku maradiyo waba tugira umwihariko wacu turabantu bazinduka yego bagira gute duhura na byinshi ariko hari ugusanga ikirere cyakubeshye muri ya masaha 11 tuba tugenda saa 12 twitegura rero uyu munsi ikirere cyambeshye ariko uko biri kose nanyagiwe nza kubona ibyo bita evacuation mu gifaransa yego niba ari umuntu ushobora kunyagirwa ahantu habe no kunyagirwa kuri Canal Olympique hano wabona ubugamba nko ku kirunga imbeho umuyaga imvura nuko nyine nabonye umusada tumuna akaza ko hankura gatashyushye imodokari shaba yagura rwose umva nashaka kutazagura imodoka akonza noneho uvuye kwizima mva yakwizima nzagura imodoka ikintu umuntu ashyushya yashaka gukonja gakonja uyu munsi rero nyine abantu bakoze nasohotse muri studio za radio nzi ko hashyushye nsanga hanze ibintu byakomeye kuri muri studio ntabwo uzi ibintu hanze ntabwo hari amastudio menshi amastudio agira amadirishya ni make biranagoye kwaza ukurikira ukuntu studio ziba zimeze yego ariko imvura ni ikintu cyica amarandevu y'abantu nko ku bantu bafite ibinyabiziga bisakaye ariko itanga umwuka mwiza urumva ko n'ubu tumeze neza harahehereye kereka wenda ari umuntu winaniwe ariko nta munaniro n'umwe umuntu afite meze neza rero
ya reka dukomereze mu makuru twihuta aho nabonye amakuru nibivugwa ko Emir wa Qatar ashobora kuba agiye kuza mu Rwanda akajyana muri DRC. Ese tukibaza ni nyuma y'uko amagani byanze bushize twabivuzeho cyangwa se aracyashakisha uko yahuza abantu, aho nabonye bamwe batese niba Qatar yananiwe gute toga ibi bintu zabishobora. Iyi nkuru nayibonye kuri Bwiza TV, Bwiza.com bwa mbere nyisoma bakanagaragara kazahuza abaperezida babiri icyarimwe venue y'ahazabahuriza ntabwo harimo details zihagije, ni scoop babiri ubwo ni Perezida Kagame na Tshisekedi. Nkavuga se nabyibajijeho nshaka no kwibaza akahera ariko mu rumwanya iyo umuntu yanditse inkuru mu azafite byinshi yakubwira kuri iyo nkuru nuko abayibonye, ariko reka bitoye kubitindaho. Yewe umbabarire kubitekereza gutyo, kireka reba ndi pessimistic kuri icyo kintu. Nta kintu na kimwe haba Amerika haba Qatar vis-a-vis ikibazo kiri muri Congo, nta kintu na kimwe kiri andehora inyungu za Qatar ubwayo gishishikaje Qatar muri aka karere. Qatar ni umushoramari ukomeye hano mu Rwanda, yewe muri Afurika reba igihugu Qatar yashoye imari ushobora kuvuga mu bunini, ntabwo nabikoreye ubushakashatsi, ariko burya imari nta no igombera ubunini bwa investissement na capital umuntu yashoye cyangwa chiffre d'affaires akoresha mu Rwanda. Ariko reba nyine rero kuri smartness abantu iyo bashoye mu bibuga by'indege ushobora kugenda ugashobora ushinga muri Tanzania no guhinga ubuhinzi wa biliyoni z'amadolari 5 turimo kujyana ugahinga ku myaka ntazingana gute, ariko washora umushinga w'ikibuga cy'indege cya biliyoni 2. Ubwo nkareba kuri smartness na buri kimwe cyose nkabona ko ushize amaboko ku kibuga cy'indege kurusha ubuhinzi, nubwo ubuhinzi bushoyemo menshi. Ibyo tubijyane no muri Congo. Qatar ni umushoramari ku isi yose, ushobora gushora imari muri DRC kubera ibirombe bihari urumva, ariko mu Rwanda yego bashora mu ndege n'ahandi hose ukavuga uti bashobora kuba hari nka center urumva y'ishoramari rya Qatar muri Great Lakes region cyangwa se muri East Africa. Ugiye kureba Qatar ishyize umutima ku Rwanda by'umwihariko, ubwo niba ushaka no kujya muri Congo ntabwo nayibuza, ariko icyo mbona kandi rero ntabwo mbivebe ibyo ngibyo buri mu nshingano z'abakuru b'ibihugu. Nibyo Trump abwira abantu bakagira ngo hari Trump sinjyajya aba make America great again, ntabuze kumuzanaho ngo urabona Trump buriya Trump sinzi abantu bazaboneka amateka. Reka tuvugishe kuri Sandrine, niba Trump yaraje ku butegetsi, ndagaruka no kuri Qatar nicyo nshaka kuvuga, agasanga icyo bita USAID Trump agashishoza urumva akaba riri mu nyungu z'umunyamerika. We never know, ashobora no kora agasanga n'abandi bitwa ko ibihugu irimo ni nko kubasiga utuvuta ku munwa nta kintu bariye, donc agasanga nta kintu kirimo, wenda ntituzi ko hari ingaruka zatangira kubaho ngari ntizizanabura. Ariko ushobora gusanga Trump abona ibyo bintu akavuga ati ntago ari n'ibintu bikaze cyane nuko abantu babibyiniriye, cyangwa amafaranga ajya muri iyo mishinga ikomeye yikiriza abastaff gusa ntagere kubashinzwe akabikuraho, ari ndashobora ko nta n'ikintu kizahungabana gikomeye cyane. Ariko bizatuma Amerika iki iba great again kurusha ko yaba great mu bintu bimeze nk'ibifafaritse by'amafuti biraho ngaho. Buri perezida wese rero amenya inyungu z'igihugu cye for the first instance, niko kazi ke urumva, n'abanyagihugu biwe. Rero hatagira uwibeshya ngo Emir wa Qatar ararwishinga nkuko barundi babivuga, arayata sinziriye yabuze tiro kubera ngo kesringo muri standard asingo no mu miyaga bigari, arashaka ko bazashora imari. Niyo mpamvu hari projet, hari document M23 AFC na leta bategerezwa gushyiraho umukoro guparafa. Iyo document ikaba ariyo yaba nk'inkingi ya mwamba yatuma n'amasezerano ya Washington awakinga akora, kuko itarimo bitakunda. Ngira ngo n'u Rwanda rwabisabye niko namusabye mu nyandiko ko M23 iba muri ibintu bya Congo, para kwihugikana u Rwanda na Congo abakongomani rwo batabirimo. Ariko icyo nabonyemo ni iki, icyo nabonyemo n'ubundi wa mugari kirakomeza gisigasiriza nyungu nakubwiraga, kuko iyo document isa nk'itanga green light cyangwa se favor yuko noneho ubwo byabivuze ko ubwo M23 yicanze muri iyo dossier n'ibyaho iyobora byaba bihindutse ikinyange bikeye byogejwe bimeze nka sheregi, aho kugira ngo Amerika Qatar n'undi wese azacuruze n'uburayi buzacuruze na Congo except bicururizwa muri EDRC kandi hari na byinshi bikenewe critical minerals basinya ko kadokima. Sandra uvuga ukuntu nyine abantu batagezwa n'icyo twakwita amahoro research. Iyo document iraje ishinga Amerika na Qatar
bataratangira ibiganiro. Please abantu badukurikiye ntabwo M23 na Kinshasa bari batangira ibiganiro. Ibyo babamo ni ibintu biri preliminaire, ce sont des anticipations y'abantu bashobora kuzaganira eventually, batarakurana n'imbohe, batarakurana n'iki, bataragirana n'icyizere, kuko établissement de confiance barazigeraho. Ikikwereka icyaka no gushishikara kw'ibihugu nka Qatar na Amerika bitarimo gushaka umuti w'ikibazo, nuko ntawe uratakoringa n'ingingo nimwe irimo cause profonde, bagashaka bacuruze batarajya kuri cause profonde. Hakwiye kubanza ikiburi ibyo ngibyo by'ukuri. Abantu dukuri ikibazo tuge muri commentaire, hakwiye kubanza business, business yawe business, just bilateral trading na business, ubucuruzi bwo hagati ya Amerika n'u Rwanda, ikindi ki Qatar sinakubwira. Ese ikibazo cy'Minister DRC ni ubucuruzi, ni inyota y'ifaranga, ni amabuye y'agaciro, cyangwa ni ikibazo cyakabaye humanitaire, cyakabaye social, abantu bavanywe mu byabo, abantu bateshejwe igihugu cyabo, abantu baratwikwa, abandi bagira gute, imvugo z'ibigwa ngo ziracyakomeje, FDL iracyari hariya, abantu bashaka no gucuruza nakora busitarabaho. Ntikikoreka bafite inyota yo gucuruza, ndabyemera rero ndabibubahira jewe, kuko mubaza icyo bashaka mu biganza, uko ibiganza bituruka mu bya bisa kose. L'essentiel do bafite bameze nk'abafite nk'abarimo gushaka gufata ukuboko, nk'uko twara gufata ukuboko gusinya hasha. Ibikigenze nuko tuzabona amabuye atakitwa yuko avuye mu biganza byanduye. Kandi seriously ibiganza biracyanduye kubera ko cause profonde, impamvu rezo z'amakimbirane y'Eastern ntabwo zirakemuka. Nubundi bizava mu birombe birinzwe nabi bya kimayimayi nande ibintu nk'ibyo ngibyo. Qatar icyazana Emir wa Qatar biri mu burenganzira bwe, sinkibona mu rwose ikiganisha kucyo twakwita impamvu muzi y'iki kibazo, kuko niduha muri Qatar iyo mpamvu muzi ntiyatangira kuhigirwa. Bahereye kuri dosiye z'ubucuruzi na Washington, aho guhera kuri dosiye zimaze kimwe cya kabiri cy'ikinyejana gitogotesha aka karere. Ni gute abantu bahera kuri zahabu, ubu bagara kuri diyama, kuri korota, kuri lithium n'ibindi byose, batarajya kuntuze ku mpamvu muzitera ikibazo. Ariko nicyo bashaka, nicyo banyotewe. Muri make mu yandi magambo naratinze, baba batwiyereka. Ariko ntitubibona. Nukuri kose kugira umukatari ngo abana ngo umufurero ngo yawe ni mubembe ngo barebana gutya ndiki, ntazi n'ibyo ari byo. Urumva kuvuga ngo inkambi z'abarwanda fone, ese nkumbaze ubundi dufate nk'urugero nubwo ibyacu muri Afrika tuguze kutabiha agaciro, ntacyo da. Uhuru Kenyatta akiri mu buhuza yakubise impyisi inkoni yase kibonobono, ageze Igoma ajya gusura Kanyarucinya. Ko yagiye gusura Kanyarucinya tukavuga tuti wenda ntabwo wageze Rushagara, wenda ntiwageze, kuko Uhuru Kenyatta akiri mu buhuza aza Kanyarucinya gusura zira bari aba déplacer, ntabwo hari hakiri inkambi muri M23 bitaga inkambi mu Bwiza. Kandi yari ifite abaturage benshi mu bitaro n'abaturage barindwi n'abantu benshi cyane. Yego. Ntiyajya kuyisura kandi yashobora kuhagera. Monisco yamutwarayo, M23 kumuherekeza, simbona impamvu atari kujya gusura inkambi ngarebe ku mpande zombi ko Kisaidi leta araba déplacer no Kisaidi M23 ifite abandi. Yego. Ariko at least iyo record yo kuba yewe nubwo ntacyo twabonye yakoze gitangaje, ariko niburi iyo record yo kuba yaraje akigeraho ibintu bibera yarahageze. Ese Emiri wa Qatar kaje mu Rwanda n'abandi bayobozi byo kuze kubona ba Masad Bros twarabonye. Sandri yigeze ajya ntuze Mahama, yigeze ajya Kigeme, yigeze ajya Ingarama hari ya Nyabiheke, cyangwa yigiriye mu birombe byahe bya Shyorongi kwirebera amabuye bakeneye Wolfram, sibyo? So tuvugisha ukuri rero, Amerika mu cyubahiro cyayo, Qatar mu cyubahiro cyayo, bari muri intereza ibihugu byabo, ntabwo bari muri intereza akarere kacu atoro. Ndashaka kuvuga kubijyanye n'amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu ino ntambara ya Kongo niba atari nabo bafite ukuboko mu kuyenyegeza, iyi ntambara ifite nk'imyaka 100, nabuzukuru bacu bazayirwara intambara. Ijana niyo mikeya, kuko muri iyo myaka 100 improvement izabamo nimwe, kumenya ko ari intambara yacu tukareka gutega amaboko y'uwayirangiza, urumva itarangijwe natwe. Ni ukuvuga ngo hakenewe kwiyaka ukuboko kuwakubwira kuwonyegeza umuriro. Hari utubaza ngo se ngaho ibihugu ngo nibyo tuba turwana, ariko ayo mabuye bishaka biyatwara kuri makeya bikayagura n'imbunda zishaje, urumva bendaga kuzatwika no kuzakongeza bakazikuburira Afrika. Kandi izo mbunda zakozwe n'ubundi mabuye asahuwe muri Afrika n'ahandi hantu hatandukanye, nkubwiza ukuri nta gihombo baba barimo, urumva nta gihombo baba barimo nubwo mwabisenya mukabitwika. Qatar nahoze ndiba kuri Al Jazeera
muri Gaza barimo bakura ibibomoke by'amazu ahantu ngo bongere batunganye imihanda n'amanaga makatapira ari idarapo rya Qatar. Niko bari abantu babakire bameze. Nimushaka mu bisenye rwose bameze nka bya bindi Yezu yavuze ngibyo mwabisenye ngakabyuka minsi 3. Nturebagaza uko rimeze buriya. Mu imyaka ameze nka 3 ari amagorofa bazongera bayubake ubona ari umujyi ukeye. Kubisenya bizatwara indi ntuze mu kindi gihe kizaza. Niko kuntu abantu batubeshaho. Musenye ibyanyu abazarokoka tuzabakira ibindi. Urumva ubundi ushaka nimongera kujya gute musenye mugire gutegaza sibo bwa mbere zabigiye kongera kubakwa bundi bushya kuko ndibuka hari operation ita protective area ingabo za Israel n'undi gize kuyisenya nka kuriya bari bongeye kuyisana bazongera bayisane na Kongo nuko nguko rero nubwo M23 uyu munsi yakemura ikibazo M27 bakongera bagakora indi M27 ikazi kuko ntabwo mwagiye muri cause profonde z'ikibazo. Okay, en bref, Qatar emir wa Qatar Aritani azaza mu Rwanda agire muri Kongo. Ariko ntashishikajwe na cause profonde. Bashaka kuru ba parafa, bashaka kuru babona document ibageza ku mabuye ivuye ku maboko ya M23 ikava ku maboko ya Kongo, u Rwanda na Amerika bikabyemera, urumva? Noneho sasa icyabazanye kikabageraho no matter what. No matter what no kuvuga iki? Impunzi ntizitashye, urumva? Yego. Bitakwira ntaretse kuvuga ibigambo bimeze kuriya. Uburundi ntibukwinga mu minembwe hari baravugira minembwe ngo bayihamayira abaturage babone nta numwe byitayeho ndimo kubivuga n'abanyamane nge bizengurukaho gusa. Qatar wajya kuki muri obligations bahaye leta cyangwa bahe mu 23 ngo nirekure bari abasirikare ba leta bagiye Kinshasa kuki habuze n'umunsi rumwe ba condition ya guverinoma mureke ikibuga cy'indege gikore cya minembwe nobone imiti mufungura imihanda abantu bagende kuri devoirs humanitaires kuki zitavugwaho. Barashaka ibirombe bakeneye lithium zo gukoramo amabatiri y'imodoka zabo bakeneye aluminium yo gukoramo ibyo gajuru byabo na za misile zirasakure bakeneye patata Afrika y'Epfo ikeneye petrole muri Virunga Park niyo mpamvu yo gihinda muri ibi bintu byose urumva. Nta muntu witaye ku mahoro yakahangaha sibyo ntubucakura ntuburyarya ariko ukuntu naguye neza muri iki kiganiro nuko nanone n'ubu ngubu nkemera yuko ari uburenganzira bwabo kuko ntibaturusha ubwenge niba ducenga bigakunda okay bazazamura abaturage babo twe dukomeye kuko Kongo nisenyuka Doha yubaka irimo kwibaka bibabwiye ikibazo badasinziriye. Ikibazo cyagombye gukemurwa na Tshisekedi ubona afite ubwo butunzi bungana gutyo. Republika Demokarasi yako ari ufite umuturage wanyu mukeniye ku isi ndetse ubu ni nayifunze ihejeje inguni mu bihugu bikeniye ku isi. Mbabarira umbwiza ukuri igihugu gifite reserve y'ubutunzi ku isi kiri nko muri top 5 nicyo gihugu gifunga umusuru inyuma umurizo mu bukene. Iyo sensi yumvikana gute? Ariko bagiye kuza ejo muri Isaac Herzog wa Israel yarariyo perezida wa Israel asuye ibihugu cyo muri Afrika urumva ebiri wa Qatar araje ariko ntibabona abagwane bazi ngo ni diplomasi ni igihagararo bafungiye amapantaro mu gatuza bazarego nabo urabazi ibihugu by'ibihanganye birimo kubasura na Leopold yarabasuye abahindura isambuye gusa umuntu wazanye icyo bita souveraineté nationale niba ari ko babyita amategeko mpuzamahanga yagize neza 50% ariko yakoze ishyano yateye akaga isi kuba nta gihugu gitegekera mu kindi. Nibura ngo urabona ushobora kubona igihugu muturanye kimwe kigasonga umufa niba basonga umufa ntumbaze kigasonga ikindi gateye ku mufa ariko kimwe kikarumango kwacyo bidakozanyamo. Yego kongira kizi u Rwanda rwagira izo nganda ubu koko abanyabura bagiye kuza kutwigisha gucuruzanya ubundi se mbere uko aya makimya yatangiye ntitwacuruzanyaga ko nkambi subiramo ariko batureba nk'isenene ziri mu macupa ntitushobora kwinegura abaperezida bacu bo mu karere k'ibiyaga bigari umwe bari mu bye East Africa iraho ngaho wagira ngo iri detache ifite dislocation ari gusobanura mu bintu by'ubuvuzi dislocation kuboko kuva mu kundi gucomoka Kongo imeze nk'icomoyeho Tanzania nsizi byintu irimo u Rwanda rwakina diru zarwo Kenya nigashoza ntambara niko bayita urumva numva ngo nayifasha ziranyeshyamba zo muri Darfur zica abantu ntihashingiye wa FCM 23 wenda n'abarevolutionnaire kwabo ariko n'abari aba RSF afite ko bisobanura nk'abarevolutionnaire kandi ubwo bari muri East Africa bose umuntu muri East Africa ntateye gukondera undi barabwira Kongo kuri FDLR ikabaryamaho twaje kwisanga
turi mu gace kabamo amatiku ameze gutya nta munagane kandi ntabwo ari ahangaha gusa nubwo wajya muri West Africa abantu bavangira bo muri Mali za Tumbuktu hariya n'iki ba Etat Islamique n'abandi bose bano bantu ba jihadiste bo muri Maghreb ubusanga Algeria bifitemo uruhare ubusanga iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo ubusanga utera turuka hakurya barabadushumurije reka nkubwire Sandrine ntubona ko naserebuye yubire ngiye nterwa agahinda n'abategetsi ba Afurika badashyira hamwe abo ngubu reba dufite ibihugu 54 Amerika yiturusha ibihugu twirisha ibihugu ni nka bitatu kuko nabo bagira leta zirenze 50 batubeshya urumva ubwo none mu myaka 200 ishize Amerika yamaze kwishyira hamwe izo leta zishyira hamwe igihugu kimwe ariko twega imyaka muri iyo myaka 200 n'amakominote sous-régionale ni ka East Africa ni ka CEEAC ni ka SADC ni kitwananiye gushyira hamwe urumva abandi bamaze imyaka n'imyaka ingana gutya ubu bafite Union Européenne bafite Schengen bafite buri kimwe cyose ku buryo nibyo nyavuga nk'ubu abafaransa basemburinga Airbus zino ndege ariko ntago aribo bakora ibyuma bizigize Canada ifite ibyo ikora na Angleterre ubwongereza bafite icyo bukora ubufaransa bugakora ibindi bisigaye bukana byasemburinga mu kuva ngo Airbus ngo zikorerwa ituruze mu Bufaransa ariko mu by'ukuri amababa yavuye muri Canada moteri iva mu Bwongereza vice versa sinzi ukora moteri n'amababa hagati y'Ubwongereza na Canada umwe akora kimwe undi agakora ikindi yibaze bageze aho bashyira hamwe ariko babwira DRC bati amabuye nacukurwe u Rwanda yashongeshe ikumva byacitse gushongesha ubuse guhinga ibigori nkagira mure zibisya nkakora kahunga ibigori kari byawe nanjye nkungukira muri kahunga byatwara iki ubundi kibazo cyaba kiri he abarundi bafunze imipaka babadede bihindura uzira aho ngaho gusa ngo ni inkona mu kirangantego ni inkona n'inkota ribaze ibyabo n'inkona n'inkota nta kintu kizima kirimo icyama cyitwaje inkona n'inkota urumva ngo nibiswi by'inkona barota inkota barote koko primitivity kandi ntabwo nikomye abo bose twese urareba ugasanga rwose turi inyuma singiye kukubeshya turi inyuma muri Afurika nugize ngateye imbere burya simbizi hari abantu bacu bigeze kujya muri Korea muri Minisante ndabyibuka ni story baduhaye bavuyeyo bagiye muri Korea bari bagiye kwiga ku kibazo cyo kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara n'abana bapfa bavuka basanga u Rwanda n'u Rwanda hari muri Korea y'Epfo hashize imyaka myinshi ariko 10 irarenga none akandi turi imbere n'ubundi mu kugabanya bene izo mpfu ariko ngo abakoreya ngo barababwiye ati umva ntimugire ngo rwose ntimugire ngo turabasese cyangwa turabagaye niba rimwe ba mbere muri Afurika subwa mbere bumvise mbikubwira ibingibi muri kuri noto domo rutalitanya n'iki byose ubwo ngubwo uri uwa mbere n'uwacu uwa kabiri n'uwa 10 n'uwa 5 ameze gute babonaga turi kuri Afurika turi heza ariko iwabo ntiwatinyuka no gutanga iyo raporo urumva nibaza mu Rwanda turagerageza tuteye imbere abandi ntibabishaka sibyo yego cyasta abantu barenjoy nigeze kuganira na Dr. Rusa sinyane bagirwa ariko ino story sinzi impamvu nkuze kumugarura ariko Rusa yambabarira n'umuntu wanjye nyine nkabaze Dr. ko muri Pan-Africaniste Afrika bananiwe no gusigasira ibyo abakoloni badusigiye kubera nyine afite ukuntu yanga ibintu by'ubukoloni nyine bashaka bizasenyuke bazubaka ibindi none se gari ya moshi senyutse ibyogajuru n'ijyane ibindi byose n'amabuye n'ibirombe basize bacukuye bigasenyuka kongera kubicukura bikadukostinga ibintu byinshi tutabibungabunze ngo tubibapapure tubikureho n'iki ukumva nta byumva kubera ko ngari cy'umukoloni gusa ako kantu kajya twakagiyemo akigiye kinini numva wapi urumva ndavuga nti baragomba kudusigira imihanda za Uganda bakasigira Murago Hospital bakazimprovinga zikaba zimaze kuba Murago none yarasibanganye yari bagiranye uburezi badusigiye ntibugihari sinibwira ko ugiye no kureba kuri groupe scolaire y'Ibutare ko yigishaga mu gihe nyine cyo gihe amasomo yatangaga wasanga na quality ya education wenda ubungu bari nahiri hasi kurusha ya kera twisanze gute wera tutaretse ibyo by'abakoloni kubireka byo nta nicyo binambwiye ariko ngusanga kudushyize hamwe ubu koko ukongo n'u Rwanda Uganda na Kenya Tanzania wenda na Malawi twese hamwe muri aka karere dushyize mu byo dutwara iki birasaba iki koko ko batubeshya ngo abazungu batugira ishyamba bashize ibihugu byishyize hamwe bashaka bakarijyamo ariko mwamaze gushyira hamwe ako ntawe bishaka u Rwanda uragatinga ukwarwo Tanzania kagatinga ukwayo bavuga bati tugiye muri Kongo kubariza umutekano oya ikifata bavuga bati SADC iraje Tanzania ikazamo
itafatikanyije na bagenzi babo muri East Africa. Ndayishimiye akayobora ntuze CAC nako EAC, yamara kuyobora yakora conclave Bujumbura, ukabona ameze nk'umuntu utazi ibyo arimo, akatangira gutokinga abantu kuko yatokinga General Nyaga wa ntuze wa Kenya, amutunga nako sinawe mutokinze, yatokinzwe na Tshisekedi ariko mu nama Ndayishimiye yari yayoboye. Urumva patron Ndayishimiye tujye muri Kongo gushaka amahoro, ariko ingabo za Afrika ziratashya atigizanye ziragumayo. Nyumvira ukuntu tumeze, nta cyizere mfitiye Afrika y'uyu munsi. Afrika nuzambwira ngo wenda bayishinguyemo umuntu ufite ibibazo physible zasose, ntabwo ibyo zabyemera. Ahubwo twebwe ntabwo tuzi ikintu dushaka. Ubu koko Katari kwikuza kunga ibihugu, Museveni ntari hariya, siyo mu perezida tuvuga ko maze igihe muri aka karere. Museveni yavuga ataro gisegeti rwose musaza, ngwino hano duhure sha tuzamure aka karere. Arabyibuka asabitekereza, arimo kurwana no gufata ingabo division zingahe zikajya muri operation Shuja. Urumva zagira Manguru Jipa, EDF karayica abantu, zagira turi EDF kare. Ubu koko ubaje umusaruro w'ingabo za Uganda muri Kongo sofa wambwira ko zageze kuki? Niba abahema bakishwa barubanga bagashinga imitwe niki FIDC gakomeza kwica abantu muri wa rugero, nka operation Shuja yageze kuki? Uretse inyungu za Uganda, navuze ko biri mu burenganzira bw'igihugu wirimanya inyungu zacyo, ariko se nk'akarere byatujeje kuki? Anakimwe. Afrika irarwaye malade, chroniquement malade. Imyaka 100 yigutangaza rero, imyaka 100 za generation zibwira abantu izatambutse ko bararwanye bihagije, ntako mutagize rwose muri ntwari mu kurasana. Muduha umwanya twebwe dushyire hamwe, niba tazaba barimo bifotora bambaye ubusa bakwirakwiza ntuze, kuko izo generation nazo ziteye umuntu azibaza akibazo ko zaba zimeze kantu kubose butambitse, basajya bacuruzanya ubwambure. Amabuye y'agaciro bayajyana bacuruza ubwambure. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.